twe murabanza kunyanganira ko yakwijwi ryanjye ritameze neza, ariko ndabanza gufelicita equipe ya Rayon Sport. Ni equipe iri competitive, twayigiyeho byinshi, ari experience ku bakinnyi, ari natwe nka staff technique ubona ko hari icyo batwigishije, kandi ntacyo ndegereta. Abasore banjye babashe kwitwara neza, kandi byatumye mbona amakosa yagiye ari individuel ashobora kumfasha gukosora kugira ngo turebe ko dushobora kurwana n'iya shampiyona y'ikiciro cya kabiri. Ukomeje ku makosa bagiye bakora, urebye mu kibuga n'abakinnyi bafite umupira mwinshi, ariko wowe ubona amakosa nyirizina yatumye n'ubundi muviro waguma kuva mu gikombe cy'amahoro ari ayaho ugiye kwibandaho? Muri make y'amakosa yari muri build up, yari accès de confiance. Yageraga bamara gukina passe eshatu enye eshanu agashaka gukora ibintu biri extra. Turakina n'abantu bafite experience, abakinnyi bafite maturité, fuko profita mu kosa gatoya agahita akabyaza umusaruro. Ntekereza ko ni nabyiza ubwo yatangiriye inyuma muri deuxième division na ruwa mbere ufite defense nziza, nicyo kintu ngiye kwitaho cyane. Coach, amasaha atageze kuri 48 mukiniye Rusizi, urugendo rw'amasaha hafi 8-9, nta ngaruka bigize kuri uyu mukino ku bahungu bawe? Ingaruka za mbere ni imitegurire y'iki gikombe cy'amahoro n'abatuyobora mu mupira w'amaguru. Urumva ko nawe hatarimo fair. Nimba narageze i Kigali ku wa mbere masaa 8 z'ijoro, uyu munsi akaba ari mardi ngiye gukina, bazi ko nakoze n'urugendo rw'Irusizi, ntago byagakwiye. Deja nanjye urumva nuko gusarara ni manifestation ya fatigue. Ntekereza ko butaha bajya bareba ba makipe bakaringaniza, ko sintekereza ko Rayon Sport yagakwiye kubona avantage kuruta Fizi igifite abasore bakiri batoya bagikina, kandi nabo ubwabo bari aho bageze. Ntekereza ko batari bakwiye kwitwara kuriya kugira ngo babe avantage. Ariko coach, nyanzura ari impamvu yuko ari Rayon Sport cyangwa benda Fizi ari ikipe ntoya, Rayon Sport akaba ari ikipe nini, muri make uvuze ko atari ibintu bikwiye, ubona ari ihe mpamvu federasiyo yafashe? Si impamya ko Rayon Sport yaba yabigezemo uruhare, reka tubifate nk'abahagarariye umupira muri rusange. Ntago babaye fair, ko bakagombye kuba twese bareba ikishobora kudufasha twembi. Nimba twebwe tudashobora kugira igisubizo tugera kuri match tureba, sintekereza ko iyo cyaba kikiri umupira. Twese tugomba kugira ibitekerezo bingana. Coach, Keve na Nova Bayama ko tutabona bakinisha bafite ibibazo? Bafite ikibazo cy'imvune. Nka Keve twaye Rusizi yarakinnye avamo muri 30 minutes. Nova we yaracyafite ikibazo cyo mu ivi, ntago twashoboraga kumukinisha kuko turacyafite shampiyona. Ntago iyi match ya Rayon Sport nategera kuba nayikoramo ibitangaza, ariko nanone ntago ushobora gufatamo risk kuko bari yambakeneyeho cyane uburambe bwabo kugira ngo bafashe gukarifia equipe. Ntago mbakeneyeho kuza kugira ngo bereke Rayon Sport ko ari abakinnyi bakuru. Coach, urugamba rw'ikiciro cya kabiri nibwo twavuga ko rutangiye, kuko umwanya wa mbere mwawutakaje, mwagiye ku mwanya wa kabiri, Conqueror Direct yabitsindiye nyine nabatwara umwanya wa mbere. Abakinnyi twari twiteze ko wenda bashobora kuba bagiye gufasha Nova Bayama, cyangwa ugiye kongeramo imbaraga. Ni Nova Bayama na Keve batangiranye imvune. Mutebi Rashid twamubonye hanga, ntago tuzi nimba mwamugariye muri equipe nyuma yuko yari amaze igihe adahari. Urabona iki gice cya kabiri cya shampiyona ugiye kugitegura gute kugira ngo ugere ku ntego zawe, cyane ko birakomeye n'amakipe ngira ngo agera nko kuri atatu ariko hakenewe mabiri? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ikintu cya mbere cyo nakubwira, ntabwo equipe ari umuntu. Ayo manota yumbwira twagezeho ku mwanya wa kabiri, twawugezeho tutabonye Keve, tutabonye Nova, tutabonye n'uwo Mutebi nkuko yagombaga kuduha, ariko bose ni abantu bari mu muryango, kandi kugeza ko uyu munota support yabo turacyayikeneye kandi turizera ko bashobora kuyiduha. Ahubwo ikiba gihari ni ukugira ngo dukomeze equipe aho bari umuntu babo bagejeje, abari naho batangirira kugira ngo tureko twakwitwara neza. Ikindi ni match ya mbere, nabo twabatsinze match ya mbere ibafasha kugira ngo biyubake bashyiramo ingufu kugeza ubwo match ya retour ya mbere ariyo babonye umwanya wa mbere. Ejo n'ejo bundi bashobora gutakaza match nanjye nkongera ngatsinda. Ahubwo igikuru ni ukureba ko shampiyona ni course. Ntago yema tuvuga uti ako kanya ndahita ngerayo bibe birarangiye. Komeza turebe ko twagira automatisme mu abo bakini bashyashya, kandi ikindi ntago dushobora kubashyiramo icyarimwe. Bamwe bazaba barimo gukira, kandi ngiye cyane ndimo ndakonta yuko ngize amahirwe bamfasha nko mu mikino nk'itanu cyangwa se 6 ya nyuma, ko bura ni bigoranye.
imikino ya mbere bitewe n'aho turi turagiramo resistance ishakisha automatisme ku buryo njye ndaharanira kugira ngo nsinde gusa. Coach, twabonye ikipe ya Vision imaze imyaka myinshi muri shampiyona y'igiciro cya kabiri, ariko kenshi ikajya no muri ikava mu itsinda irimo ubona ifite amanota meza, ariko se mwagera mu mikino ya kimwe cya kane ukabona nkava muri serie. Uyu mwaka murashaka kuzamuka koko cyangwa ni umuyobozi wa Vision barabasabye ko muzazamuka? Simpamya ko n'ubushize tubura qualification yari yadusabye kutazamuka, ariko buriya turi abantu. Twebwe dushobora kugira intege nkeya, ariko abo duhatana nabo bafite intege nyinshi. Twari turimo tugerageza dukomeze twiyubake, yaba mu bushobozi yaba na ekipe, ariko twaranahatanaga. Simpamya ko kugera muri penalty ugatsindwa uvuga ko tutashakaga kuzamuka. Ikindi cya kabiri, twari dufite abakinnyi basa nkaho batoya mu bitekerezo, bageraga muri iyo playoff, bamwe na bamwe nibwo bwa mbere urasanga ari bwa mbere bakina icyiciro cya kabiri, iyo pressure yose nibabashe kuyimaintaining. Ntekereza ko uyu munsi twagerageje kuba twaramfurusa kuri abo bafite experience, kugira ngo nitugira amahirwe tukaba twageze muri kiriya cyiciro dushobore gukora difference itandukanye n'iyo mwaka ushize.